Reka ngusuhuze rero wowe ukurikiye One Nation Radio. My name is Desire. Ndi kumwe n'umutumirwa hano muri studio zacu. Ni muri diaspora, ni radio diaspora. Turi hano muri Amerika aho duherereye. Turi kumwe n'umutumirwa uri buze kutwibwira, ariko by'umwihariko akaba nawe ari umunyarwanda ubarizwa muri diaspora ya Midwest muri Ghana. Bacheko, umeze neza makuru? Muraho murakomeye bwana Desire. Tumeze neza cyane. Ni karibu cyane kuri hano muri Indianapolis. Ya murakoze cyane, turisanga dushimishwe nuko mwanya muri iki kiganiro cyanyu cyakataraboneka bwana Desire. All right, urakoze cyane ngo cyakataraboneka. Okay, wenda abadukurikiye nagira ngo wenda baze kubyumva neza. Uyu munsi turaza kuganira ku bintu nabyita ko ari ikintu kimwe ariko cyiza cyane cyagaragaye nk'uko mubibona. Bacheko afite ibendera ry'u Rwanda inyuma ye ndetse n'ibendera ry'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi hari icyo aho atuye leta y'aho atuye ya Indiana yabageneye nk'abanyarwanda. Turi buze kuganira kuri iki gikorwa aho bahawe ahantu ho kumurikira ibikorwa nyarwanda ibyo ari byo byose baba bafite mu mujyi batuyemo. Bacheko araza kutubwira mu nshamake aho iki gitekerezo cyavuye, nanone araza kutubwira icyo bibamariye nk'abanyarwanda babarizwa hariya muri Indiana. Wenda ndagira ngo mu nshamake wenda ubanze wibwire abadukurikiye, hanyuma noneho ukomeze noneho utubwira aho iki gitekerezo cyavuye no kugira ngo mubone ahantu ho kumurikira ibikorwa nyarwanda. Nibyo bakoze nk'uko wabivuze haruguru. Nitwa Bacheko Ngobi, ntuye hano muri Indianapolis. Indianapolis ni umujyi uri hagati muri Amerika, benshi bakunze kuwita Cross of America, ariko mu minsi ishize meya w'uyu mujyi yatubwiye ko noneho ari Cross of the World, kubera ko hari abantu bavuye ku impande zose z'isi mu gihe yari yasuye mu minsi ishize. Ndi umukuru w'abanyarwanda baba hano muri Indianapolis, bagera nko muri ugereranyije nk'ijana, ndetse n'abandi bavuga ikinyarwanda. Kandi iyo haje mu rurimi rw'ikinyarwanda ubwo n'u Rwanda ruba rwagutse, bagera mu miryango 350. Ubwo ariko harimo n'abana, abanyeshuri, abakozi, professionals, n'abandi b'ingeri zose zitandukanye. Arumbaje igitekerezo twagize mu bikorwa twakoze mu minsi ishize. Mwabonye icyo bita the Global Village Welcome Center. Global Village Welcome Center, ni ikintu nakita nk'umushinga se cyangwa ishyirahamwe ry'abantu b'impande zose z'isi bishyize hamwe, bahabwa urubuga hano muri Indianapolis kugira ngo umuntu wese uri hano muri Indiana cyangwa se no muri Amerika ajya abasha kumurikira hakomoka ibyiza biharanga. Byanze bikunze umuntu ufite ahava haba hari n'ibyiza biharanga. Natwe ntitwatanzwe kubera ko u Rwanda ni ukwanda, ariko utandara. Kugira ngo wande neza ni ukugenda umurika, ese haba iki cyiza, harangwa n'iki, bigatuma aho kugira ngo bajye bahora bumva ibibi nk'ibyahise mu myaka ya kera. Twe turashaka kumurika isura nziza y'u Rwanda, twerekana ko hari aho rwavuye n'aho rugeze kano kanya.
kandi icyo kigo gifite ibintu byinshi, ihuriro aho abana bazajya baza bakigira umuco wabo, bagasoma ibitabo by'iwabo cyangwa by'ahandi kugira ngo bavome imico y'ahandi ariko myiza. Hari ikindi kizajya kibaho buri mwaka, amarushanwa serukiramuco, zimba mbivuze neza, aho abantu bazajya baza bakabyina imbyino gakondo z'iwabo. Bizajya biduha urubuga rwo gutumira n'abahanzi b'iwacu wenda babizi neza kurusha baba bari hano, turushanwe mu ruhando rw'amahanga. Sinzi nimba nabashubije ikibazo cyanyu bwana munyamakuru. urakoze cyane mu by'ukuri nicyo twagiraga wenda ngo twumve, wenda wabaye nk'unabivugaho winjira mu kiganiro uvuga ku cyo Global Village Center bimwe mu bikorwa igira, hanyuma wenda mbere tutarajya mu gikorwa nyamukuru kibizajya bihabera, mwebwe kugira ngo muhabwe uyu mwanya byagendeye kuki, ni igiki bagendeyeho kugira ngo namwe nk'abanyarwanda babarizwa aho muri Indianapolis mubone uru rubuga cyangwa se muhabwe aho hantu muzajya mukorera mumurikira ibikorwa byiza by'abanyarwanda? Urabizi, iyo umuntu ari ahantu hatari iwabo, icyo ukwiye gukora ni uko ese aha hantu uri haba iki, uturanye nande, ni he wabona iki kintu bigukundiye. Byaje kugaragara ko muri community dutuyemo hari izindi community nyinshi, biduha umwanya wo kujya gusura ibyo bikorwa byabo. Ngerayo ku giti cyanjye ndimenyekanisha, ganira n'umuyobozi waho, mubwira uwo ndi we, mubwira icy'ingenza. Bigaragara ko ahubwo babuze n'abandi, bashaka n'abandi baturuka ahantu henshi kugira ngo baze bagaragaze imico yabo, kuko nabo niyo ntego yabo bafite, guhuriza hamwe abantu bose baturutse ku isi kugira ngo baguke nabo. Hari icyo bita win-win, mbega ni nkaho ni mpanguhe, kuko uko tujyayo twigaragaza nabo niko bagaragara ko bahuje abantu benshi. Ni family, bikaba nk'inzu yacu. Bahita bakubwira ati urakaza neza, urisanga mu isi yacu, mu gihugu cyacu. Urabona iminsi tugezemo abantu benshi barashaka, bari gufokasinga kuri diaspora cyane kugira ngo bagaragaze ibikorwa by'ahandi by'iwabo, biciye muri ba bantu bagezeyo already. Yes. Ndakomanga, ndakingurirwa, bambaza ese ni igiki wanyu kiharangwa. Utwo nari mfite hafi aho ndagenda ndabereka, ahubwo bibatera kumva ko ahubwo nazazana n'ibindi byo kuhashyira, si ibyo kugurisha, ni ibyo kumurika. Duhabwa umwanya w'aho tuzashyira ibintu byinshi biranga umuco wacu, aho tugomba gushyira uduseke, aho tugomba gushyira ndetse na made in Rwanda, imyenda y'u Rwanda, ibitabo n'ibindi byose. Ariko intego yanjye yari kuhashyira ndetse n'ibirebana na Visit Rwanda, kugira ngo nuje kuhasura, aje gutembera iyo mize, abone byinshi byatuma abasha kuzigira noneho akirebera. Ndumva sinzi nimba nkoze aho wifuzaga ko. Yes, ni byiza cyane, kuko twagira ngo twumve niba hari ikigendererwa cyangwa niba hari icyo bita muri za ndimi z'amahanga ngo qualification. Urumva ko nimba koko nabo ubwabo bifuza ko bahuza
ibihugu bitandukanye, imico itandukanye, turabyumvishije. Hanyuma noneho tumaze kwemererwa aho muzakorera, murahemerewe, igikurikiraho ni iki? Ese habaho kubakurikirana bakamenya nimba koko mukora? Ese mu masezerano muba mufite cyangwa mufitanye n'iki kigo, tubibutse yuko ari Global Village Center hariya muri Indianapolis, amasezerano muba mufitanye ni ayahe, cyangwa imikoreshereze y'aho hantu baba babahaye? Ese hari imbogamizi ziba zirimo zo kuba bashobora kuhabaka muramutse mudakoze, cyangwa se mufite uburyo mukoramo? Nta masezerano yihariye. Iyo babonye ko umuntu wo mu gihugu runaka aba muri uyu mujyi, ubwo icyo gihugu kiba deja gihagarariwe, idarapo ry'icyo gihugu rita rihagera. Ni nayo mpamvu iryacu naryo ryahise rijya mu yandi menshi cyane, ubwo ryahise rihagararirwa. Icyo uzanye kigoma aho ngaho, kirakomeza kikaranga icyo gihugu ukomokamo kuzageza ubuziraherezo, reka mbyite uko. Igihe cyose icyo kigo kizaba kigikora, umuntu wese uje gutemberamo agenda areba. Hari ibice bigiye biranga buri gihugu. Hari igice kiranga Afurika, hariho u Rwanda, akaba nifuza n'abanyarwanda batuye muri Amerika ko baramutse batembereye inaha bazajya baza bagasura iwabo, kandi bazanye n'utuntu two kuhashyira, ko tuzahagoma. Ibyo tuhashyira bizahagoma. Ubwo ndavugira kuri icyo kigo igihe kizamara, byo bizahagoma, twe ntituzahagoma. Abana bacu bashobora kuzabibona, n'ababo bakabibona, bigendanye n'igihe icyo kigo kizamara. Ubwo ni u Rwanda ruzaba ruhasigaye. Then amasezerano ntayo urebye, bagusaba kujya uza ubona umuntu w'iwanyu ukamurangira, akaza akareba, agatembera, agasura imico y'ahandi. Harimo ibindi amasare menshi y'amanama, ibyumba by'amanama, aho abantu bari muri bafitemo idarapo bashobora kujya baza bagakora inama zigendanye n'imico y'iwabo. Natwe ubu niho tugiye kujya dukorera mu minsi iri imbere. Ni ukuvuga ngo bivuze yuko uretse no kuba mushobora kuhamurikira ibikorwa nyaburanga by'igihugu cy'u Rwanda, mushobora no kuhakorera inama, mukaba mwahakorera nk'ibirori nk'abanyarwanda batuye muri uwo mujyi. Cyane rwose, ibyo barabitwemereye. Icyiza kirimo, bafite nanone icyo bita hallways, ahantu bamurikira. Mwakoze inama, hari umwanya bageneye abakoze iyo nama kumurika iby'iwabo gusa. Icyumweru cyose ndakeka, igihe nta yindi nama izaba muri iyo minsi. Hari ikindi gikorwa bafite, ni icyabo, ariko tugomba gukurikirana kugira ngo natwe tukigiremo inyungu. Hari icyo bita ngo the World Food Competition. Bagateka, buri umunyarwanda akaza agateka. Sinzi nimba azateka rucakarara, abazungu bakayikunda, banayikunda kuko yo iri organic cyane. Abakongomani bagasonga ubugari, nyamacoma n'abandi benshi. Niho umujyi wa Indianapolis ukaba n'abandi bayobozi n'abandi bashyitsi babishaka bakajya baza bagateste, bakajya bumva uburyohe bw'ibiryo by'igihugu runaka. Dushobora kuzatsinda, tukabatsindira wenda mu kurya, bitaba ibyo tukazabatsindira mu kubyina. Icyo ni kimwe. Hari isomero, aho baduhayemo umwanya, aho tugomba gushyira ibitabo byacu.
byacu by'u Rwanda. Ubwo inshingano ni izacu kubyuzuzamo. Abanditsi bacu dufite hano muri Amerika cyangwa se na Indiana ko baza ushyizemo igitabo kimwe, uje gusoma agasoma, nta muntu wemerewe gusohokanamo ikintu aho hantu. N'abana bacu bajyayo bakagira icyo basoma, ikinyarwanda ntikizime. Urakoze cyane bwana Bacheko. Tubibutse yuko iyi ni One Nation Radio. Ushobora kudukurikira ugiye aho ngaho kuri YouTube, wandikamo One Nation Radio. Niba utarakora na subscribe, please kanda aho ngaho kuri subscribe kugira ngo ukurikirane ibiganiro bitandukanye. Turi muri Indianapolis. Hanyuma noneho tumaze kubona aho tuzakorera. Abanyarwanda babonye ahantu bashobora kumurikira ibyiza by'u Rwanda byinshi bitandukanye. Abanyarwanda bo muri Indianapolis babyakiriye gute nyuma yo kwemererwa aha hantu ho kumurikira ibi bikorwa? Igikorwa cy'inyamibwa nta muntu ushaka kucyakira nabi. Hari abishima ukabibona mu maso, hari n'abishima ariko ntibagire icyo bavuga, ukazabibonera mu bikorwa. Kuko ndakeka mu minsi isize nagiyeyo kureba uko hifashe, nsanga hari uwajyanye ufite akantu kose karanga u Rwanda, nkabona yagateretse hahandi twagenewe. Urumva uko hagenda hiyongeramo utuntu, ni ikimenyetso kigaragaza ko babishimye. Kandi ikindi kizabashimisha kurushaho, ubundi Indianapolis twari dufite umuco mbere ya COVID wo guhuza ibihugu tukikinira umupira. Ubwo sinzi nimba nabyita Amavubi ya Indianapolis, tugakina. Mu minsi yashize twatumiye Togo, Niger, ndumva na Congo, sinibuka nimba Senegal yari irimo, ariko kubw'amahirwe make ntabwo twatwaye igikombe kandi ari twe twateguye imikino. Uyu mwaka rero noneho bizaba akarusho ko hariya niho ubasha guhurira n'izindi communities, kuko uragenda igihe uri gutembera ukabona umuntu uturutse aha, wamuganiriza ukumva ava muri community utakekaga ko ihari. Bizatuma tubona noneho abantu benshi bitabira imikino yacu turi gutegura mu gihe cy'umuganura mu minsi izaza. Arakoze cyane abanyarwanda bari muri Indianapolis. Kongere tubasuhuze cyane aho muherereye, tunababwira tuti ni byiza cyane kandi twavuga tuti congratulations, kuko burya iyo ubonye aho ukorera ushobora kugaragariza ibikorwa byiza by'igihugu ukomokamo, baravuga ngo nta gisa nabyo. Hanyuma noneho wenda twinjire mu gikorwa nyamukuru, gahunda ziriho mu kugira ngo wenda musakaze ibyiza by'u Rwanda muciye hano kuri Global Village Center. Ni ibihe iby'ingenzi wenda ku ikubitiro ibyo muteganya gukora ndetse no kuhakoresha hari ahantu mwahawe? Icyo nari nakomojeho cy'imikino kizaba kimwe mu cya mbere tuzakora. Twigeze kuba duteganya kuzakora culture night, umugoroba w'umuco, kugira ngo tugaragaze. Ariko nk'uko mutabiyobewe, hari igihe COVID yadukomye mu nkokora, iragenda idusubiza inyuma cyane. Ariko ubwo twabonye ahantu bashaka ko umuco usugira ugasagamba, niho numva tuzabikorera, kuko nabo bazaba bashaka kureba ibyiza by'uwo muco wacu. Reka ko bazadufasha gukora ibirenze nk'uko twabiteganyaga. Ikindi, aho ngaho twahawe ntabwo ari ahantu hanini washyira ibyiza by'u Rwanda byose, kuko nk'uko ubizi u Rwanda rufite byinshi. Aho wabishyira ntabwo wabasha kuhabona. Ariko mu minsi ishize sinzi nimba
hashize nk'iminsi 2 nanone subiye kuko buri munsi njya uko mbonye idea kuganiriza uwo muyobozi waho. Hari proposal namuhaye yo kuhashyira screen ifitemo se nimba ari CD izajya ihora playinga sinzi iminota yabifite ku buryo yajya yizengurutsa yerekana ibintu biri mu Rwanda, ubukerarugendo, umuco n'ibindi byose, aho igihugu kigeze, aho cyavuye, kuko hagendwa abantu benshi cyane. Urugero nimba ubizi Indianapolis muri aya mezi y'ukwa gatanu turi kuvuganiraho, ni iminsi haba ya mikino Indy 500 y'amamodoka, isi yose iba yahaje. Mu ijoro rishize ndeba amakuru nasanze muri iyi weekend hari flights 1000 ngo zigizwe n'intebe 120 byaje kuvisita Indianapolis kubera iyo mikino iri kubera hano. Mu 120 bicaye hano muri Indianapolis, ntabwo nshaka ko bose bazajyayo, ariko byaba ari na byiza. Urumva hazaburamo 1000 cyangwa 2000 bashobora kunyura hariya bareba, noneho bumva ko ari aho isi ihurira. Rega ni kuri UN yacu, bizabatera ishyaka yo kujya bahatinda bahareba. Inyungu zibirimo rero kuba zizaza, ntabwo mvuze ngo zirahari nonaha, ariko ndi kuzibonamo. Hari ahantu hashobora kuba hari uduseke, hashobora kuba hari ya mitako y'abadamu yakozwe n'abana b'abanyarwanda, kuko izwaho yavuye ntibyemewe kubigurisha, sibyo? Bazabaza abashinzwe ibikorwa aho ngaho, utu tuntu kari twiza twavuye. Noneho bariya bazakontakita the member wa community, muri community yacu, ko dushaka utu duseke. Hari umuntu ushaka uduseke 10, 100, 1000 se, twifuza ko bashaka n'amamiliyoni. Abanyarwanda bazaba babonye akazi bakora. Iyo audio nizaba iri running, hari igihe bazabona ahantu batigeze babone ingagi zo mu birunga ntandi ziba ku isi. Ubwo hari uzahita bata ahantu ngomba kugerayo, nagerayo. Bazagenda babaze muri office bati, izi ngagi twabonye, uyu muntu wadufasha kugera byagenda gute? Or bakaguguringa muri ikoranabuhanga. Numva mu buryo bumwe cyangwa ubundi bishoboka ko harimo umusaruro. So ni twebwe gukomeza keeping on tugenda agashya twamenye, ikiza twabonye tukakibereka. Arakoze cyane Bacheko. Tubibutse yuko ari umuyobozi wa abanyarwanda cyangwa se umuryango w'abanyarwanda barizwa hariya muri Indianapolis. Reka twongere tugushimire ku bisubizo byiza cyane, ariko wenda mbere yuko dusoza, nagira ngo wenda ngusabe cyangwa se utubwire utubwiye mu nshamake cyangwa se muri bimwe mutegura muteganya kuba mushobora kuhakorera bishobora kubateza imbere cyangwa se bikanateza n'imbere n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange, ndetse bigateza imbere na Global Village Center, kuko nayo ni win-win nk'uko wabivuze. Uretse ibyo ngibyo, nk'abanyarwanda mwebwe ubwanyu muri aho ngaho, ni igiki wenda mushobora gushishikariza abanyarwanda bari mu yindi mijyi, mu zindi leta cyangwa se states, mu rwego rwo gukomeza kumenyekanisha ibyiza by'u Rwanda? Yes, ikintu ndabizi aho abanyarwanda bari hose ntago baba bumva bakwicara. Ubundi nyine u Rwanda ni ukwanda utandavuye. Iyo umuntu yarangije kwandavura, hari igihe agomeza akibera iyo ngiyo mu gikari,
bajya mu nsengero we akajya ajya mu rutageramo umwirabura kugira ngo hatazagira n'umubona kuko yandavuye. Nta mpamvu yo kugoma iyo ngiyo mu bikari igihe werekana ibyiza, kandi ibyo byiza iyo ubizanye bipushinga cyane, ibyari ibinyoma bijya kwihisha, kuko iyo ukuri kwaje no matter what, ibinyoma birahunga. Urareba aho utuye, uturanye nande, ko uturanye n'uyu muntu agize ikibazo cyangwa njye ngize ikibazo, byagenda tukarenga kuri uwo muturanye ukajya kuri neighborhood yose habandi. Ese ko nsengera muri idini yacu iherereye, ese nagize ikibazo nkitaba Imana, nafashwa gushyingurwa n'abo tudahuje urumva aho ndi kuganisha. Ese urenze idini ni hehe nakura abandi bantu dusabana, imikino ibera, ugenda uzamuka buhoro buhoro ukava kuri community ubwo ukagera kuri commune no ku karere aka kuzagera ushaka kugera. Nta mpamvu yo gusigara wicaye udashakisha ikindi kintu, kuko nitwe turi gushaka inzira nk'uko ababanje bayishatse, n'abazaza bazahera aho twari tugeze. Gutyo ndumva ariyo nama nagira buri muntu, ntagoma aho ngaho, narebe niki kiri ku ruhande rwe. Kandi ibyo byose nkeka ko buri mwaka abayobozi bajya bagira umwiherero wabo, kuko ibyiza by'u Rwanda byiranga, ni byiza ko tujya kubirangira n'abandi, tukereka abandi byiza byacu, kuko nta nicyo duhisha, nta n'ikibi dukora, it's just peace, ni ukubana neza, ni ukwerekana ko tuva iwabo w'abantu. Ese nimba tuva iwabo w'abantu, ubumuntu bwacu buri hehe? Umuco wacu urimo uratwereka, utubuza iki, ukatwereka iki twakora kugira ngo nta nubwo ari ngombwa ko nimba twaraje aha, hari benshi bari aha kwiga ubuzima n'ibindi, ariko noneho ahubwo umuco bo batwigiraho, kuki duhora twigira mu by'ahandi? Bo batwigiye n'ibyiza byacu, bakajya baza tukabibigira, tukabwira uti sha nta muntu ugenda atukana gutya agomba kubana n'umuntu gutya. Ubwo sinshaka ko tugenda kure cyane, ariko umuco wacu nkeka ko aho twawujyana hose bawakira, haba mu church, haba muri authorities n'ahandi no ku kazi aho abantu bakorera kuko ndabizi neza, nzi abana bagenda bagakora akazi bakagendana bakitera umuco. Byonyine umuco gusa, hahandi ubona umusaza ahagaze wicaye ugahaguruka, bakajya uyu muntu ava ku Mana. Abavutse mu Rwanda, wowe niba mugana munyamakuru uba hano urabizi, imyaka ufite sinyeza, ariko hari igihe umuntu aba akurengeje imyaka. Hano mu bavukiye hano, akaba ahagaze hariya hejuru yawe, wowe uri kuri telefone yawe uricaye, umusaza arahagaze muri basi, wowe uricaye. Abana b'iwacu nzi, abana b'i Rwanda se cyangwa no muri Afurika, nzi neza ko bahita bahaguruka bakamwicaza. Iyo ubikoze mu kazi baguha na promotion. Just umuco, personality, uburyo wubaha abantu,
bizatuzamura mu ntera. aha arakoze cyane ndetse no ku nama nziza cyane uko yifuza yuko abanyarwanda muri diaspora aho baherereye hose bakabaye baranga umuco mwiza wa kinyarwanda nk'uko byahoze. Hanyuma wenda mu gusoza bwana Bacheko, ni igiki wenda ushobora kubwira abakurikiye iki kiganiro, abagukurikiye cyane cyane wenda turibanda ku bantu muri kumwe aho ngaho muri Indianapolis mu rwego rwo kubyaza umusaruro iyo opportunity cyangwa se aha hantu twabonye, wenda ni ese wenda twajya no kurenga kuri abo tukajampinga tukagera no kuri ambasade y'abanyarwanda hano muri Amerika. Ese bo hari icyo mwifuza mwabakeneraho, dore ko wenda bashobora kuborohereza ibikorwa mu kuranga nk'uko wabivugaga? Ndagira ngo wenda usoze hari icyo wenda wabwira, haba ubufasha waba ukeneye ku bo mukorana aho ngaho cyangwa se ndetse no ku bayobozi muri rusange hano muri diaspora z'abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo mukomeze mubyaze umusaruro aho hantu. Yes, icyo nasaba abanyarwanda bari hano muri Indianapolis, hariya hantu ntacyo twahishyuye, nta n'icyo tuzahacururiza gitanga uburyo bw'amafaranga, sibyo? Ahubwo icyo tuzahamurikira ni ikizamurika u Rwanda rukamenyekana. Nimba hari ufite icyo afite kiranga u Rwanda icyo ari cyo cyose akihajyane, kuko ni ku isambu yacu. Umuntu wese uzaza agasanga muri saro yacu cyangwa ku isambu yacu ntihahinze, abari ku ruhande rwacu bafite iby'iwabo bibaranga huzuye, ni igisebo kuri twe. Ubwo ntacyo twaba tumaze, twase tumaze icyarega u Rwanda. Iyo bavuze igihugu, u Rwanda ni mama. Niyo mpamvu bavuga ngo motherland. Kandi umusore wakuze cyangwa umwana wakuze akibagirwa nyina, sinzi icyo namwita. Ubwo ntacyo aba bamaze. So mwabasore mwe, mwabantu mwe bakuru, mwababyeyi mwe, ahubwo mujyana abana bicare baharebe, basome ibitabo. Niho hantu honyine hashobora uzagenda ugasanga hari igisoro, uzagenda ugasanga hari ikintu cy'iwacu ukamubwira uti iki ni iki, kugira ngo bitazazima. Kuko hari abantu baraha bazi ijambo hakuna matata gusa, kuko baryumvishe muri filime n'ahandi. Bafite ipfunwe ry'uko aho bakomoka batazi ururimi bavugaga. Please banyarwanda aho muri hose, mwebwe mufite abana banyu, nimubereke kuri gakondo kugira ngo nabo bazayereke abana babo. Hanyuma kucyo waruvuze twasaba ambasade, yo nta no kutuganiriza burya ni inkunga ikomeye. Ntago twabasha kugira icyo dukora tutarebye imigenzereze yabo myiza. Akaba ntarangiza nabo ntabashimiye, kubera ko yo mu nama za in a person cyangwa mu bundi buryo ntibahwema kutubwira nk'ibi ndi kuvuga. Nta kindi batubwira, ibindi birebana n'ubushobozi birabanza bigaturuka twebwe tugeze hehe, dushaka ko batugeza he. Ubwo biri mu maboko y'abanyarwanda ba Indianapolis. Ndumva
aha arakoze cyane rero reka nongere nshimire wowe wadukurikiye mu mpande zitandukanye z'isi wowe wadukurikiye ahangaha kuri One Nation Radio. Ni byiza cyane niba hari igitekerezo wumva bwana Bacheko n'umuryango bari kumwe hariya bazashyira aha hantu bakamurika ako kantu rwose ugashyire muri comment kugira ngo bazagasome ubundi nabo bagaterekemo, uretse wenda ku gaseke gusa, uretse uwo mushanana gusa, cyangwa se uretse n'izo made in Rwanda, hari n'ibindi byinshi byiza cyane biranga u Rwanda. Tubwire ibyo wifuza ko nawe bazashyiramo, wazabibona bikakunogera cyangwa n'undi yabibona bikamunogera. Hanyuma nanshimire cyane umuyobozi wakoze cyane kwitabira ubutumire bwa One Nation Radio. Asante, wakoze bwana munyamakuru kuntumira ku radio yanyu yacu. Natangiye mvuga ko ari inyamibwa kuko iduha urubuga tukabwira n'abandi bari kure yacu ibyo tugezeho, ibyo tuzageraho cyangwa n'ibituri ku mutima. Asante. Murakoze cyane rero mwe mwese mwabashe kudukurikira. Nakagaruka nge nari Desire, nari kumwe na Bacheko n'umuyobozi w'abanyarwanda hariya muri Indianapolis. Murakoze cyane.